impamvu akoresha amavuta cyane ubirebe muri Yakobo 5:14 haravuga ngo ese hari urwaye muri mwe. Donc aho niho Bible ivuga neza mu bijyanye no gusiga amavuta. Hari urwaye nahamagara abakuru bamusengere bamusize iki amavuta. Iyo mana Petero yari afite. Si yo mana ihari. Ndashaka kubabaza yarapfuye se? Oya munsubize irahari ntihari. Iya Aburahamu se na Isaka na Yakobo si yayindi rata. Haleluya. Ndashaka kugira inama we pastor utabihawe. Wishaka kugora abakristo ufite. Amen. Kubera ko reka mbabwire. Niba utarabihawe kucyugumana abantu barembye mu rusengero hari ahantu bashobora gukirira. Amen. Kandi reka mbabwire ikindi nanone hagutse babantu bagurisha udutangaza. Ko n'abantu barapostinga ibintu ariko ukamenya ko vraiment najyaga nca ku mugezi witwa Seine wo mu Faransa. Rimwe na rimwe nkumva nakwaxerera imodoka nkijugunyanamo nayo. Terima byari bimeze nabi. Nagumye rero muri ubwo bupfapfa bwanjye nca hirya nirwanirira ariko Imana igeraho irambwira ati mwana wanjye tuza ndahari. Urugo rwaje kwanga birarangira ntangira ubuzima bwa gisiribateri Burayi ariko Imana irampisha ndabyibuka nta rubyaro iyo mariage nayiburiye mu rubyaro turanagerageza ibishoboka byose ariko biranga. Noneho nyuma nariyakiriye narongeye kuba agakobwa urubyaro biranga nkagira amafausse couche nkatwita zikavamo kugeza ubwo naje no kujya ntekeza nkavuga se bya bintu bavuga by'uburozi aho ntibibaho aho ntibyaba byarangezeho. Covid itangiye murabizi ko abantu ubuzima bwarahagaze bw'abantu benshi. Ngiye rero navuga ngo ubwanjye bwaratangiye. Covid yatangiye ari mu kwa gatatu kuri 17 iminsi 2 ya nyuma ya Covid nibwo nahise menya ko ntwite. Yaramugaye ukuboko kwaranyunyutse kwikunje avuze ngo uyu musozi Imana iwutanzeho ubuhanuzi ko uzatoboka vino. Umubyarambura akaboko birebera. Ijambo ry'Imana ahantu ririhamya rimanukana igitangaza turakibona n'amaso yacu. Kugira ngo uzabone ituro ry'amafaranga 1000 wagombaga kurangiza iminsi 40. Bunzi gusenga nta misozi ntazi yo muri Kigali. Murimo Kigali nkamara icyumweru mu mukoki nkagaruka nsanga iko namaze icyumweru n'abana baburayi ndahindana mweretse ifoto bavuga uti ntabwo ari wowe. Narumye mu maso icyo gihe nta n'uwari uzi kunywa amazi narasengaga gusa bose itike nkayita imwe urumva naribaga itike ya Kimisagara si kimwe niya Kagitumba ndavuga ndayarya umugabo arayatwambura habe n'igihumbi. None Imana yanga konja ibiryo byanduye ibiryo bigize bite ati ngo amadolari 300 ati kandi umuntu wese wakumva yuko sinabona n'uwo mupasiteri wakumva yuko ari Imana yamukoresha agikore. Ubuzima burahinduka arayampa abandi ntawa yampaye ngira ngo wari wamaye niba ari amayero 100 sinibuka ariko narangije humura ibintu byarangiye ngura intebe ngura televiziyo ngura amanyote ngura ibintu rero rwe ati ndatoya ati modoka niya nzamwita ati Imana ishimwe atenda natwaye benzi ivuye he ahubwo ntangira gutitira. Noneho cyo kumva numva ka message narebye message mwababyeyi mwe mwabagabo mwe n'abadamu n'abakobwa nararebye mbona amazera aho rutuye kuva hano kugera nka hariya. Narirutse nkoruduka ku gitanda ndagenda ndavuga ntu hari umuntu urimo kundeba ndagenda njya kuri toilette ndicara ndongera ndareba noneho amazero akananira kuyabarase ubundi miliyoni nta mazera ngaye naho nkatangira 10 100 1,000 10 eko nivuga ngo wakira umuhanuzi ukasanga nawe uri umuhanuzi wakira umwigisha niko Bibiliya ivuga ngo ni wakira umwigisha nawe ugasanga uri rewarded kuba teacher ukakira umukiranutsi. Buriya no ibintu by'ubukiranutsi mujye mumenya abantu mugendana. Iyo ugendana n'abanyabyaha utangira kubona hari ibyaha bigenda bikugendaho ariko iyo ugendana n'abakiranutsi usigara wisanga ukiranuka ukabona hari ibintu utinya hari ibyaha udashaka mu buzima bwawe kubera ko wubasha umukiranutsi. Murumva ibintu Gatolika yemera nka kuri abasiga abantu ivu sibyo sinibijya bibara nibiba ivu ntago rijya riba babyita gute nivu ubwo najya kuvuga ngo basiga kubera ikivu iyo basize ivu ubwo urabyubaha iryo vu bararisi iyo bazamutse bagiye muri ntani zabo nibyo abaporoso bafite uburyo basoma ibitabo rimwe na rimwe rero wavuye mu Pentecote nkatwe ukumva kuki basenga bakana buri rugo rufite doctrine
ariko ikintu cyitwa guhurira kuri Kristo, kumenya ko umuntu yakijijwe kandi umuntu yasizwe n'Imana. Tuzayisenga twongere tuyisenge, mu babyeyi dushime, imiryango nishime, itorero rishime, igihugu gishime. Tuzayishima, tuzayishima twongere tuyishime. Diaspora nishime, mu gihugu dushime, ngo mu bana dushime, kubw'akazi dushime, kubw'amagara dushime. We twamashi yacu tuzayishima korari, tuzayishima twongere tuyishime. Ngo abanobo dushime, Mariana ashime, tuzayishima dushime, bikoreke dushime, binanirane dushime. Tuzayishima twongere tuyishime. Ngo ababyeyi bashime, abashumba dushime, tuzayishima, shima twongere tuyishime. Nibyo koko tuzayishima mu bihe byose. Turabakiriye abanyamuryango ba Women Foundation Ministries na Noble Family Church ndetse n'inshuti zacu mudukurikiye uyu mugoroba. Dufite umugoroba udasanzwe aho turi muri kwa kwezi ko gushima Imana. Ni yerekwa ndetse na gahunda umushumba yashyizeho hashize imyaka myinshi, turaza kubyumva. Rero ni ukwezi kwa Thanksgiving in action, make it a culture. Mbega ibintu tugira umuco, ni igikorwa ngarukamwaka, turanezerewe. Hano tugira umugisha, hano hataruzura neza, tuza kwakira abantu bo mu Myembe. Twaramaze noneho kuza hano twakira no mu Myembe bo twabakoragamwe buri munsi imirimo. Turavuga ngo Thanksgiving noneho ntibe Thanksgiving ya annual, ako make it a culture. Aho niho twahereye, turavuga ngo rekibe culture. Ese ko duhamagaye abantu bo mu Myembe bageze bari benshi cyane, bageze nko kuri 350, imiryango 350. Ntabwo twigeze tubura ibintu tubaha, twarabibahaye n'amavuta, y'amavuta yitwaga aba nko mu bintuza mu bikopo, abantu bo mu Myembe turabagaburira. Ariko noneho nsanga mfite imyembe ariko mfite na kimicanga. Buriya abantu benshi baje gusengera hano kimicanga yari itagihari. Noneho nsanga abakristo mfite nabo ngabo, mfite abantu bo mu Myembe no muri kimicanga. Abo abantu bari imbere yanjye, nagomba gutekereza se ni gute noneho twava muri Thanksgiving iri annual none ikaba lifestyle. Ndibuka ko twatangiye ikintu cyo gushira ibiryo hariya muri parking, hano muri parking tugashiraho umuceri, amashaza, ibintu byose abantu abana badafite aho barya. Turatangaza umwana udafite ibiryo ajya haca yirire. Barahanyuraga abajama, ni ukuri bakahanyura bakaza bakarya, hanyuma bakatugana amacensi nyine bakaza. Ariko biza kuva aho ngaho batangira kuza muri wirira, biza kuva muri wirira tukajya tubasura aho bari. Ndibuka umwana njya mbona muri security hano, hari n'abandi bamaze gukomera n'abagabo bo bari aha ngaha utapfa gukinisha bakomeye cyane, tuyadura baparitse ngavuga ni wenda kubona kabisa. Ariko twabasuraga iwabo. Ndibuka Mariana wenda na Maria bari hano gahunda mu gihe cyo mu Myembe barabizi. Ariko ndibuka ko twamanukaga hariya hirya tukinjira nk'ahantu, twamara kwinjira tukasanga nk'umubyeyi ufite smile ariko ushonje cyangwa se mu bihe nk'ibyo, tukagenda tukabakoropera, tugakora umurimo, twangiza tukababwira Imana, twangiza muzazi basi no guterana, bamwe bakabatumira.
hanyuma tukazabona baje buhoro buhoro tugenda tubona ba bantu babayemwe abantu bibitangaza. Hari n'abari bafite amazu yabo pe, bafite amazu yabo bakavukire ariko batazi kuyabyaza umusaruro. Tugenda tubikora gutyo tugasana amazu Kimihurura ibi yacu pe, kugeza ubwo n'abantu bimutse ku Kimicanga, bimutse bajya ahandi hantu kure, ariko uyu munsi n'abantu bakomeye. Hari uwaje kunyereka yaraguze amakamyo 2, ari umuntu w'umuvulnerable twafashaga ahangaha muri Kimicanga. Rero tumaze kubona Kimihurura, uyu munsi njya muri Amerika mujya mu abantu banyakira ukambwa ati ndi Mango City, twayihinduye Mango City. Imyembe twayigize Mango City nyine kugira ngo nyine ibe nk'ahantu Beverly Hills, umve nka Yesu ashimwe cyane. So birashimisha kubona ubona umucyo. Ndibuka ikintu nabwiraga aba women, nababwiraga ngo ni ijambo ndumva ari John Maxwell wavuze iryo jambo si iryanjye ariko nararyitizaga, rivuga ngo ntabwo kwatsa kando iyo yakije indi nta gihomba. So nuvuga ngo umurimo wo gufasha ni nka buji yakirije iyindi. Donc no kugira ngo dukomeze ubuzima dusurviving n'ibindi byakomeza. Ariko Pacifique sinzi uko nakubwira, twabonye Imana iturinda impfu, turi gusenga Imana ikababwira tubwira ngo kubw'igikorwa mwankoreye mu kwa 11 mbarinze impfu. Ibaze ndaza abakristo nyoboye bapfushiye wenda ababyeyi bafishije bakuru babo ndabizi pe, ariko ibaze kugeza kuva ntangira ministry kugeza kuri saa napfushije umukristo umwe. Ndababara cyane, twaga Eliane baramuzi, niwe muntu nabuze, ariko mu by'ukuri imyaka yose ntabwo ndabona serikeye, sindashingura umukristo. Ariko suko ndi gitangaza oya, ariko ari Imana yavugaga ngo ibyo bintu mwitubusa. N'igihe yigeze kutubwira ngo munzanire ibintu, Pastor Manzi yabyitwa ngo iki bya bintu Imana yambwiye muri Zakariya ni ijambo Imana yampaye ngo munzanire ibyo bintu byanyu ngo by'igigo gaciro. Tabakomana nawe uraducuriye, none se twe bifite agaciro ahubwo ni ibintu by'ingigo gaciro, nuvuga ngo muzane n'ibyo bintu mwe mwita ko biraho, ariko genza bifata ngira icyo mbikoreramo. Numva Imana inyibukije ukuntu umugabo witwa Obed-Meleki ari muri Yeremiya, ni umugabo w'umunyetiyopiya, ngo yafashe ngo azingazinga ibyenda by'ibintu by'ibishwambagara, arabizingazinga, amaze kubizingazinga abikoresha mu cyobo. Umuhanuzi Yeremiya ava mu cyobo, ntuza Obed-Meleki nabo bari kumwe bakoresheje ibyambaro bishaje, ariko mu byambaro bishaje bahuje bihinduka imbaraga. Noneho bimaze kuba imbaraga Yeremiya ava mu cyobo. Hari ibintu tuvuga ngo ibi bintu byagira icyo bimara, ariko iyo bihuye n'ibyundi ntabwo ushobora kumva. Hari umwenda ufite we wita kushaje, undi yawambara kumva uvuye mu iduka. Donc ni ibintu tubona bisanzwe ariko bishobora kuzana umucyo. Kandi ndashaka kubwira abantu Imana ishobora kubitara kumvise mu masengesho pe, ukazamuka imisozi ugasenga ya fire pepepe. Umva ame woman of fire, ndi umunyamasengesho, si ibintu ndi gushakisha, maze imyaka mbanye n'Imana. Hariho periode Imana yambwiraga ngo minyo, hari intambara ziguhagurukiye, ariko zamuka ujye mu majyaruguru. Nkava mu majyaruguru ngo utware ibitenge. Ndibuka umukozi w'Imana n'umupasiteri muri ADPR, n'umwarimu, nta nubwo muzi ari umuhanuzi pe, nta nubwo ariko abantu babana n'Imana, si ngombwa ngo we prophet. Buri umuntu wese nawe uyu usabana n'Imana ishobora kugutuma. Hamarambwira ati mbonye ugize ibigeragezo, ati sinzi ukuntu abikubwira. Numvaga mperutse ibindi, mbwira Imana nti Imana nawe urambone, sindakira bya bindi none ugiye kuzana ibindi. Hanyuma Imana irambwira ngo iki gitero kirasaba umurimo w'urukundo. Umurimo w'urukundo nariho ndawukora every day. Murumva abantu bavuga ngo gengo ntako ntagize ngo maze gukora byinshi, ntabwo birangira. Ibaze ko nariho ndakora nita kuri ba bantu nababwiye, nita ku itoro buri munsi, ariko Imana irambwira ngo zamuka ujye mu majyaruguru. Twaragiye tugura ibitenge tubyuzuza fuso, tujya mu majyaruguru muri Musanze, ari Ruhengeri ya kera. Ntabwo ushobora kumva abantu babohokeye hariya. Abantu babohokeye hariya, abantu bari bafite ipfunwe mu buryo bukomeye. Turagenda dukora banke y'abaturage ba Musanze, baraza bararya bagira gute. Ya ntambara suko yavuyeho, ariko nayigiye hejuru. Imana yarantabaye, ariko ibubusa. Sinzi ko hari ikintu kiba gihari kikaba ubusa rwose sans effet. Burya hari ikintu Imana yambura ubukana kigata agaciro. So nagiye mbona Imana intabara muri ibi bintu mu buryo bukomeye cyane. Ndibuka nibwo natashe ndushe, hari nka sangapi irana ugenda usura abana. Aho hantu twagomba guca, nagomba gutwara imodoka, ariko aho hantu hari akararo, buriya ntinyuturaro, intwaye imodoka twaturaro. Haleluya, ndandi hari ndahaca tujya gusura abantu, mpamagara ba pastarizi n'abandi bose, turagenda twokesha inkoko.
inkoko zo kwakiruhura n'ibintu byose. Imana iravuga ngo tujye gusura abo bana bababaye baraho hepfo, turamanuka tujyayo, ariko byaturindiye abana bacu ntibashonje, twabashije kwigisha abana barakura, ibintu byitwa ko ari ingingo y'agaciro, ariko Imana ikabikoreramo. So washira smile ku muntu ariko atari we ku giti cyawe. Buriya kenshi bintu turimo by'ubwami bw'Imana ntabwo ari self promotion, niyo mpamvu tubizana hamwe. Ushobora kuvuga uti jyewe ku giti cyanjye nita ku bakene, ariko niba ukora ku giti cyawe biravuga ngo babiri barutumwe. Ni kuvuga ngo iyo muhuye nka community, Imana isanga ntabwo ari self promotion, nta nubwo ari ibintu bya cheap popularity, ariko noneho c'est pour la gloire de Dieu, ni kugira ngo dushire hamwe imbaraga duhe Imana icyubahiro. Kandi biravuga ngo ibyo abantu bazashaka gukora byose nta kizabananira bahuje umutima. Ndabashimiye. Wow, nagira ngo mumfashe dushimire Apostle kubwa consistency y'ibintu Imana yabahaye, vizi Imana yabahaye, mukabikora iyi myaka yose mudacitse intege, ahubwo buri mwaka bikiyongera, buri mwaka hakaba ibindi birenze. Ariko ikiruta ibyo nuko dufite ababibonye noneho, atari ibyo wivugiraga nk'umushumba, ahubwo hari ababaye muri ubwo buzima. Uyu mugoroba tugiye kumva Clementine waje muri ministry ukiri mutoya, uza kumva na vision, kumva vision icyo gihe bavuga ngo ahangaha ni muri maternité, ngo ariko ngo bizaza kwaguka bigere ku isi yose. Uyu munsi turabibona, nawe turi kumwe uyu mugoroba, twagira ngo duhe urugendo rwa testimony yawe n'uburyo Thanksgiving mu buzima bwawe ikisobanuye hamwe n'ibyo wabonye muri ministry. Oze nitwa Clementine ko bababwiye, umwana wa ministry, mba muri famille ya Palm Tree, umunobo, umwana wo mu rugo. Ninjiye muri ministry rero ngiye muri 2007, ntumiwe na Claudine wicaye inyuma yanjye. Nibwo nari ndi kurangiza secondaire, murabona umwana uvuye muri internat, noneho umwana nawe utarakuza afite protection, donc twakuze turabana b'imfubyi, byakashoboka kurangiza secondaire ukajya mu buzima bwo gushaka ubundi buzima mu nzira zitandukanye. Ariko tugira umugisha, ngeragize umugisha personnellement kuko ni nka protection yahisinzaho inamvana no mu buzima nari ntangiye kwinjiramo. Ninjira muri ministry 2007, ubwo buzima bwa gardienne bwa Saint Paul nabunyuzemo, nkabunyuramo ntari nabibona neza, ntaramenya ibyo ari byo neza, ariko burandinda. Twarazaga rimwe na rimwe twanava mu materaniro tugasohoka tukajya mu mabuate, ariko fira mesure ko tugenda twumva ijambo, tugenda duhitamo igikwiye. Byageze aho ubuzima butangira guhinduka, dukunda ijambo, dukunda umushumba. Ariko muri ibyo byose nibaza ko icyatumye dukunda ijambo cyane nuko ngewe ndi bwivuge ku ruhande rwanjye, twabonye urukundo. Kubera ko akenshi burya abana b'imfubyi badafite abantu babakunda bajya kwishakira urukundo, bakarushaka naho rutakagombye gushakirwa. Rero twebwe twinjiye muri ministry tugira umugisha icyo gihe, abantu bari bataraba benshi cyane. Apostle nubwo nubabona umwanya uhagije, ariko twe twagize umugisha wo kuba kwibere ry'umubyeyi nyabyo. Aradukunda, aradutetesha, aduha urukundo, noneho bigera naho wumva ntacyo wajya gushaka hanze, terema byose yabiduhaga. Twe twagiraga n'amahirwe yo kurarana nawe kuri matera hasi, twagize ibihe tugasangira ibigori, twagize njya mvuga ngo uyu munsi ubuzima mbayemo bwo mu mahanga si uko nsenga uyu munsi, ahubwo ni ibihe nagize mbere yo kujyayo. Nagize umugisha wo gukurira ku mubyeyi wikwigisha ijambo, akagukundisha ijambo, ariko akanagukunda, akaguha package izaguherekeza no mu gihe mutari kumwe physiquement. Rero ngewe naje gukura, naje kugera igihe nza kuba umukobwa utangiye kubazwa akazina n'abasore. Nkiri hano mu Rwanda, rimwe na rimwe rero bitewe hari n'ibikomere umuntu aba yarakuriyemo, hari ubwo nibaza ko ngewe personnellement nakuze
nta attention nyinshi ahari mpabwa cyangwa se nta kwitabwaho guhagije kungana na bezo nari mfite icyo gihe ko twagiye dusigara jenoside irangiye tukarekiperwa n'abantu nabo bafite ibikomere byabo batigeze bavurwa, donc ugasanga baratubwira ngo umuntu atanga icyo afite, ugasanga urekipewe n'umuntu nawe wapfushije abana be, barapfushijwe umugabo we, ubu nabaye umubyeyi nibwo nsigaye mbyumva, mbere ntabwo nabyumvaga. Ugasanga umuntu uramushakaho attention kandi nawe afite ibikomere atavuwe, donc ugasanga ntabwo ari buguhe ibyo adafite. Tugasaba attention rimwe rimwe twebwe tukananirana. Nukuri ababyeyi bagiye barera abana b'abarescape uyu munsi mbaha icyubahiro, parce que kurera umwana ufite ibyo bikomere ntago byoroshye. Twasabaga urukundo rurenze rimwe na rimwe ntitunabe satisfait, kandi wenda uwo mubyeyi yakoze ibishoboka byose kurera bari abana byari bikomeye. So rimwe na rimwe rero waba utandukiriye utagira ijambo wakuriyemo ugasanga ni ibintu bikomeye cyane. Rero naje kugira umugisha ndakura, ariko ntangira kwirwanirira bitewe na ya background. Rimwe na rimwe naposo akatubwira ariko ntitwumve uko byagakwiye. Ngero naje kwirwanirira nkora mariage, nabyita ngo ni mariage forcé, ndayiforsa mpaka ibaye ariko iza kweshuwa. Ntago ndi bujye muri detail, ariko mami yari yarambwiye ati nyamara burya hari ukuntu byagenda, ntimamenye nyamara bigenze na gutya, nyamara byagira ukundi bigenda. Donc kwirwanirira bya kimuntu. Nyuma rero mariage yaje gufailinga, ubuzima burakomeza, ngira depression mu Burayi, ariko ndashimira umubyeyi ko yakomeje kuba umubyeyi malgré ko no kunanirana kwacu cyangwa kutumvira kwacu ntago yigeze turekura. Ngewe rero uyu mwanya ndashaka gushima Imana ko ngewe yamumpaye nk'umubyeyi, no muri ubwo bupfafa bwanjye agakomeza akambera umubyeyi, kuko ntabwo yigeze atinda kunsubiza. Naramwandikiraga message kandi nkahandika message igaragaza ibyo yari yarambujije kwinjiramo, nge ninjiyemo, ariko akanyereka ko ahari, kandi akambwira ko ntari njyenyine kandi ko bizagenda neza. Rero muri ubwo buzima nkiri hano mu Rwanda nari umuririmbyi, nabaga muri worship, nkazamuka kariya gatuti nkuko nabivuze ejo, wenda bari bahari barabyumvishe, nkazamuka ku gatuti, nukuri imitima ibabaye, ariko tukaza tukanezererwa, dukorera Imana za niba turaba ababyeyi twarabanaga, aba ni inshuti zanjye zo kuva mu 2009, tukajya ku karago. Nukuri amasengesho aradukuza, arankuza, ndagenda njya i Burayi. Nagiye i Burayi muri 2011, ngenda ngiye mu rugo, ngeze mu Burayi urugo ruranga. Burya depression yo mu Rwanda rero ubufite byibuze uwo muhura akakubwira turaho, akakuramutsa, cyangwa bakagutumira muri baby shower, muri bridal shower, mu bukwe se ukabona abantu. Ariko depression y'u Burayi yo ni ibindi wisanga uri wenyine, kandi abakubona kuri rezo sosiyo cyangwa kuri Facebook ahandi bakabona usa neza, wifotoje agafoto usa neza, ariko nta uzi ibyo uraramo. Ndabyibuka nakoreraga, najyaga nca ku mugezi witwa Seine wo mu Bufaransa, rimwe na rimwe nkumva nakwakiserera imodoka nkijugunya namo nayo, terima byari bimeze nabi, ariko ndashima Imana ko dufite Imana igitanga deuxième chance. Mu 2009 ntaragenda aposo turi gusenga, twagiraga prophetic Sunday, abantu bakera barabyibuka. Aposo arambwira ngo yabonye ngo mfite ngo umwana w'umumetisi. Umwana w'umumetisi mwaka byaramwaje havuye he, mu buhe buryo? N'umumetisi de quel côté? Cyo gihe nakundanaga n'umuntu uwo nari ngiye gusanga yari umwirabura mugenzi wanjye, abase umumetisi azava, ariko nkunda Imana ko itajibeshye, nibyo twebwe tutabonayo irabibona. Nagumye rero muri ubwo bupfapfa bwanjye nca hirya nirwanirira, ariko Imana igeraho irambwira ati mwana wanjye tuza ndahari. Urugo rwaje kwanga birarangira, ntangira ubuzima bwa gisiribateri Burayi, ariko Imana irampisha. Ndabyibuka nta rubyaro, iyo mariage nayiburiye mu rubyaro, turanagerageza ibishoboka byose ariko biranga. Noneho nyuma nariyakiriye, narongeye kuba agakobwa, ariko muri uko gutegereza, ese ko umuntu ategerereza he, nagumaga nibutsa Imana nkavuga se Imana ko ari wowe se w'imfubyi, ukaba umugabo w'abapfakazi, akakanya ko ngukeneye nka papa w'imfubyi wanyiyeretse. Nukuri igihe kitarabaye kirekire naje guhura n'umuntu, ni detail, ntago njya muri detail, ni ibintu birebire, ariko agafoto ka mbere nifotozanyije nawe nakohereje umubyeyi, namwe nti mami uyu muntu rero
nari narabonye isomo ryanjye navuze noneho nzubaha nambwira ngo oya nzarekeraho ntaho nzajya ariko nambwira yego nzagenda ndamumwereka ati turasenga ubwo rero twaje gusenga ibintu biza gucamo turi Maria ariko tumaze noneho kwimariya ubuzima nanone bya bitero ntago byahagaze urubyaro biranga nkagira amafausse couche nkatwita zikavamo kugeza ubwo naje no kujya ntekereza nkavuga se bya bintu bavuga by'uburozi aho ntibibaho aho ntibyaba byarangezeho ariko Apostle akambwira ati humura nihuse rero mu 2020 naje kuza mu Rwanda ubwo nari mariye ariko nza kuza mu Rwanda ndabivuga kubera ko ni sezo yo gushima Imana navuze ahantu byatangiriye navuze ukuntu byatangiye mvuye hasi ku busa nta muryango nta bukire nta mafaranga nta mashuri ahambaye donc dufite Imana itita kuri background nguru wo kwa runaka ushyigikiwe nande esuvuka kwande ngewe ni Imana gusa yambaga iruhande nuko mu 2020 nza kuza mu Rwanda njya kureba abaganga batufite amafibro mu nda biragoye ndabyibuka njya gutaha mami yatumiye abashuti banjye barimo ba Karine ba Claudine aratwakira turicarana arangije arambwira ati tugiye gusenga burya kwizera nako kurarema twarasenze dusenga nta bintu byinshi ariko aransengera nsiga amavuta mfata kunda arambwira ati this time tuzashima bidatinze byari mu kwa 12 muri December twe twaraje mu bukwe bwa Belize ndabyibuka noneho ansiga amavuta ndataha début janvier mu kwa gatatu covid ihita itangira covid itangiye murabizi ko abantu ubuzima bwarahagaze bw'abantu benshi ngiye rero navuga ngo ubwanjye bwaratangiye covid yatangiye ari mu kwa gatatu kuri 17 iminsi 2 ya nyuma ya covid nibwo nahise menya ko ntwite ntangira covid ngewe ndi mu mashimwe ariko kubera ibintu byambagaho nagumaga mfite ubwoba nkandikira Apostle buri munsi ndabona ukwezi kwa mbere gushize ukwa kabiri donc buri kwezi yabaga ari miracle kuri ngewe kugeza nkorewe na baby shower kuri Zoom iteguwe na Apostle nabaga mu Bufaransa ariko butari ubwa hafi nabaga muri Caraïbe muri Martinique ni kure hegereye muri Amerika umugabo wanjye arambwira ati abantu bashaka kuvugisha kuri Zoom murabizi ukuntu ubuzima bwahise buhinduka system iba Zoom ni connect ariko yanze kumbwira bari be ngiye ko arambona ni Women Foundation i Kigali turi kuri Zoom ngo ni baby shower noneho naboneyemo ikintu ubuzima bwanjye buri special ngiye ibyanjye byose bihora ari special ntabwo ibyanjye bisa n'iby'abandi nkorerwa baby shower kuri Zoom ubwo rero twihuse yari ifatitse cyane nkorewe baby shower kuri Zoom igenda neza iryoshye abantu barankunda ndabyumva ko nkunzwe isombe barayitegura iza kuza kungeraho ubwo rero hari umwana wa mbere muri December ku itariki 5 aravuka w'umukobwa mwiza cyane w'umumetisi ubwo byabishatse Apostle yabonye avuga ngo n'umumetisi umwana baravutse hanyuma rero umwana agize imyaka 2 umukobwa wundi abakurikiyeho ubwo ariko hari amagambo yari yavuzwe uriya se azabyara kwa kundi nyine iyo umuntu ari mu kigeragezo bakwita amazina ariko nkagendera ku kimana yari yaravuze Apostle njya kuva hano ndabyibuka yaransengeye arambwira ngo Imana iguhaye igikundiro n'ubwenge icyo gikundiro nkijya muri separation ya mbere nibwo nakibonye nabonye igikundiro mbona ahantu abashefu banjye bo mu kazi bankunze bakambera ababyeyi bakansapotinga bakambera abagala kugira ngo mbone appartement njya kubamo igikundiro ndakibona pe nkajya nibuka bya bindi umushumba yambwiraga nkavuga ngibi bya bindi yavugaga ubwo rero nihuse umwana wa kabiri baravutse umukobwa wa kabiri ngiye n'umugabo rero turarebana turavuga abana babiri c'est bon ariko ubwo hagati aho naragiye mba madamu ufite business ufite abantu akoresha babazungu ufite Imana yaragiye ikora transformation y'ubuzima bwanjye nazamukaga hano n'amaguru ntafite na ya moto ariko nkabaga sirimo mu bukene bwanjye nabaga mfite agataro mu isakoshi nkazamuka hano n'amaguru narangiza nkajya hariya nkitera akadeodora nkahanagura akavumbi ngakubitamo agakweto kanye nkazamuka ku gatuti nkaririmba nta muntu wigeze abasha kunshishamo ijisho igihe kirekire
burya mujye mumenya kwihagararaho. Hanyuma ubwo rero Imana irabihindura, wa mwana wari kwa kundi aragenda. Urumva hari ukuntu bana n'abantu bakwima agaciro cyangwa se bakwereka kuri injiji, byageraho nawe ukumva kuri injiji, ukumva ko place yawe ni hahandi. None naje guhura rero n'umuntu unyereka ko ndi umunyabwenge, anyereka ko nayobora abantu, anyereka ko nagira entreprise kandi nkayiyobora, ufite nza gusanga mfite capacité ntarinzi. Ubwo turakorana, turikorera, ubuzima burahinduka. None ubwo turicara rero umwana wa kabiri avutse, umwe afite imyaka 2 n'amezi 2, tubyaye wa kabiri, reka noneho rero turekeraho tubarere abakobwa bacu beza, Imana yaduhaye umugisha, birabaye. Turabyumvikanaho, dutangira no gutekereza izindi projet ko twumvaga ko abana barahagije, twabirangije. Ndagenda nashyiramo sterili rwose, numva nabirangije, twabyumvikanyeho nuko. Ariko ubwo abo umugabo wanjye bavukana ari 5, harimo abahungu 2 n'abakobwa 3. Umugabo wanjye n'uwa kabiri mukuru we yabyaye abakobwa gusa, n'umugabo wanjye nawe yarabyaye abakobwa gusa. Bashiki babo nibo babyaye abahungu, ariko abana bakitwa amazina yo kwa base. Kandi abazungu ikintu cya nom de famille ni ikintu bakomeraho cyane. Kumba Imana ntago yari yarangiza kumpesha agaciro. Naho wafunga ariko Imana itarafunga ntago bifungika. Nuko umwandaje ubwo hagati aho twari twarakoze mariage ya kizungu, twarakoze civile n'agaseremoni religieuse bisanzwe nyine by'Iburayi, turi abantu nka 30. Tuza kuza muri vacances, umugabo wanjye ati rero naganiye n'abantu bambwira mariage traditionnel ko tutayikoze. None muri bya bikomere byacu nge navuga se dote bajya gukwa abana bafite basina ba nyina bakagira birebire, turajya gukwa nde, ndabiminimiza mbishyiraho turabibika. Tuvuye hano twaratashye ati tugomba kujya mu Rwanda nkajya kugukwa, nkereka inshuti zawe, nkereka abantu bawe ko nubashye igihugu kandi nawe nkubahishije. Ubwo nabyaye umwana wa kabiri, yaramaze kumbwira ibyo, ndamwe ko mbyaye, ati non, tu prends le bébé et tu vas à Kigali, tu prépares tout, nzabasangayo. Nge naje mbere y'amezi 2 ntegura dote. Weekend ya nyuma y'igiterane cya Women Together cy'umwaka ushize nari nakoze dote. Nari mfite umwana w'amezi 5. Turataha mu kwa 8, mu kwa 10 ngiye kubona muransanga ndatwite. Malgré ko mfite sterile nsanga ndatwite. Nukuri ndabanza nabibiriramo ndi kuvuga Semana aba bana b'indaheka nabiburayi nzabigenza gute. Ariko nibuka amarira narize n'ukuntu nakomerekaga, umuntu amvugisha abana nkakomereka, ndavuga hari gihe koko ndi kurizwa nuko nwite. Ndapfukama nsaba Imana imbabazi, ndavuga Mana mbabarira, nukuri ndirijije, ntabwo birijije. Nyisaba imbabazi na irambabarira. Noneho kuri anniversaire yacu ya mariage byari muri janvier 19, nibwo twagiye ku muganga kugira ngo turebe batubwire nyine icyo dutwite, niba ari umukobwa cyangwa umuhungu. Guess what, dusangana n'umuhungu. None umuhungu nguyu turamufitiye umunsi. Haleluya. Dusanga n'umuhungu, dore ngo uwo muhungu dusanga n'uyu muhungu. Ntago papa we yari yarigeze anyereka kuntu kutagira umuhungu byari byaramubabaje. Umva umugabo yarasimbutse, dore ko ari muremure yikoza nk'iyo hejuru. Nuko ati enfin ngize héritier. Donc nguyu rero héritier wo muri famille. Biraryoha gushima, ariko ugashima ufite ibifatika. Biraryoha gushimira ku mashimwe yawe bwite utari kugendera ku yego ubuhamya bufite ibihamya. Wa undi rero bavugaga ngo ntazabyara, ntazagira gute, ubu mfite mu myaka 4 mfite abana 3. Mu myaka 4 abana 3, abakobwa 2 beza cyane n'uyu muhungu. Rero nararebye ndavuga Thanksgiving ngomba kumuzana sur place tugashima. Amen. Ndumva sinzi niba nasubije ibyo mwambajije. Naje pour 10 jours, ndamara iminsi 10 gusa mpite ngenda. Nzagenda kuwa mbere nyuma ya Thanksgiving. Wow. Imana ishimwe cyane. Hallelujah.
Wow. Clementine murakoze cyane. Wabonaga Lawan nawe hari icyo yashaka kutubwira ariko buriya n'ubutaha muri Thanksgiving igihe avuga. Ariko turashima Imana yakuvanye muri buriya buzima ukiri umukobwa. Turashima Imana yaguhaye cover nziza. Turashima Imana yaguhaye umushumba wacu twese ushobora kuguha second chance. Ntabwo ari henshi tubibona, so turashima Imana. Hari ishimwe rikomeye, hari impamvu waje hano, turabinezerewe. Dushimanye Imana na muryango wawe. Turakomeje. Turi kumwe na Pastor Bernard. Pastor Bernard hari ibintu bibiri. Icyambere atanga ubuhamya bwe neza. Thanksgiving yayivuga neza. Wayivuga neza uvuze mu gashyekero n'uyu munsi bya bintu. Hanyuma ikindi Imana yabahaye kuvuga neza amakuru ari i Kigali. Rero izi Thanksgiving zose barazibonye. Kugira ngo mubihuje n'ubuhamya bwanyu na famiye. Muduhe summary ntoya, nta mwanya dufite uhagije ubundi twakicaye tukabyumva ko mwe muvuga neza. Ariko muduhe iyo summary mubihuje. Karibu. Murakoze cyane, muramfasha dushimire umushumba kubw'uyu mwanya. Tumushimire n'ibintu bidasanzwe byagiye bibaho, ariko kubivuga bikagaruka muri twebwe byongera kutwubaka bundi bushya. Jewe ninjira, nicyo kintu cyankoze ku mutima, ninjira muri ministry nayoboraga itorero aho nakoraga umurimo w'Imana. Hanyuma rero mu nzu y'Imana byose ni byiza, kandi aho twari turi byari byiza cyane, ariko ubwiza burarutana. Twagiraga umwanya wo gutangiza amateraniro, kandi kabipanze ko nyuma y'indirimbo korari zishoje hajyaho abashima Imana, barangiza tukumva ijambo ryasoza tugataha. Bwari ubwa mbere rero pasi nkubwire, nari mbonye abantu bahaguruka bagasanga bababaye. Cya gikorwa dushimira mu rusengero twebwe ko Imana yakije umuntu indwara, yahaye umwana ishuri, nari mbonye bwa mbere mu mateka yanjye aho imfubyi ziseka kubera gushima Imana. Bwari ubwa mbere. Ndibuka Kinyinya umushumba yahavuze, nagiye inyuma y'abandi, umushumba yinjira mu nzu irimo umurwayi wabaye paralize. Bwari ubwa mbere nari mbonye umukozi w'Imana ujya kwegura umurwayi wabaye paralize kugira ngo amwereke urukundo rwa Kristo. Yesu ashimwe. Aho ngira ngo ababaye muri ibyo bihe numvaga bizarangirana n'iryo shimwe ry'umwaka, nkagira ngo ni igitangaza Imana yakoze, wenda kiri burangirane n'uwo mwaka. Ariko imyaka uko yagiye ikurikirana pasi n'abandi baduteze amatwi, nagiye mbona imbaraga z'Imana zibana n'uw'Imana yasize. Yesu ashimwe cyane. 2009 ni umwaka wakurikiyeho, habaye igikorwa cyo kujya gusura ingabo zacu zamugariye ku rugamba rwo kutubohora. Umushumba yari yakibanjirije gukenyeza ababyeyi baburiye abana ku rugamba. Byabereye ahandeba. Aho narindi twabonaga umuntu yaje n'imodoka tukamwicaza ku ntebe nziza kubera imodoka gusa. Mbona umushumba ari ku imodoka arayitanze. Umutima wanjye urasaduka ndataha ndavuga ni ibintu harimo n'ubusazi umushumba yavangiwe. Hari umuntu ure kuri imodoka. Ariko mbona Imana. Icya kabiri, nabonye ibiganza bitanga, nabonye umutima w'Imana mu mushumba wacu. Amakuru ni maremare. 2010 twagiye ahitwa mu bwiza bwa Gasogi gusura abantu bitwa abahejejwe inyuma, abasigajwe inyuma n'amateka. Tuvuye mu ngabo duhise dukomereza mu bashigajwe inyuma n'amateka. Ikintu gikomeye muri ibyo byose ni ijambo umushumba asigaga avuze. Yaturaga umugisha, ikintu cyose yagiye yatura aho hantu hose, uyu munsi cyarabaye. Akavuga tumva ntabwo ibyo kurya tuzanya ari iby'iteka ryose, ariko ikiri busigara kizabahekana n'abana banyu.
Yesu ahabwe icyubahiro. Ibyo nabibonesheje amaso. 2011 ngira ngo habaye igikorwa batsinda, murabyibuka, ku baturage bari barimuwe hariya za Kiyovu n'ahandi na hose. Umushumba ajyayo yatura ijambo rikomeye. Uyu munsi uko yavuze kuri uwo mudugudu byarabaye, murabibona. 2012 niho handashe kurusha handi, ahamagara abakozi b'Imana baturutse mu matorero n'amadini yose, mu ntara, mu byaro, mu banyamujyi, 70 n'abafasha babo. Nari mpari, adukubita amakote, aduha Bibiliya yari ifite ubusobanuro, murayibuka, avuga ngo nutaragize amahirwe yo kujya mu ishuri rya teoloji, n'amabuba abagore bacu, hari buba igenda isakuza nk'ibati rivuye ibati rikeba, tumanukana abagore na Bibiliya n'amafaranga, duha na envelope buri mushumba wese, buri mupasiteri wese. Aravuga ngo mugende mukorere Imana mususurutse. N'ubwa mbere nari mbibonye. None nituhamya n'amavuta, abantu bagiye bumva ko atari ibintu byadutse ejo. Nituvuga amavuta bamenye ko bifite urufatiro rutanyeganyega. Twabonye umushumba wacu. Ndabyibuka 2013, namwe murabizi, niho habaye igikorwa numva navugaho cyabereye Intarama, aho umushumba yatugiye imbere tujya gusura ababyeyi bitwa Intwaza. Ahasomera ijambo ry'Imana, muryibuke, muri Amos. Aravuga ngo kuko umuhinzi azakurikirana n'umusaruzi, ngo kandi uyu musozi duhagazeho ugiye gutoboka vino. Mukomere Imana amashyi abantu mwese muri aha. Akisoma iryo jambo arihanuriramo, hari umubyeyi wavuye mu Gatsata, yarahawe y'inzu, kuko ni ababyeyi bose bo mu gihugu benshi bagiye guhabwa uwo mudugudu Intwaza. Yaramugaye ukuboko ko aranyunyutse kwikunje, avuze ngo uyu musozi Imana iwutanzeho ubuhanuzi ko uzatoboka vino. Umubyeyi arambura akaboko biremera. Ijambo ry'Imana aho hantu ririhamya, rimanukana igitangaza, turakibona n'amaso yacu. Nimuvuge ngo amina. 2014 twagiye Kagugu hariya, ibyahabaye murabizi, yafashe abasaza, abakecuru n'abandi bantu bari bababaye mu buryo bwo kubahanurira ko atari ko bizahora. Uyu munsi Imana yarabunamuye. 2015 hari imiryango 160, muyibuke, tujya Bugesera ku miryango 160 y'impunzi z'abarundi. Imiryango pana abantu, buri muryango waba ufite abantu 8, 7, 10, 4, 3, bose bahabwa ibyo kurya, bahabwa matera, bahabwa imyambaro, bahabwa n'ijambo ribabwira ngo muzavana ubuzima ahantu ntimuzahagwa. Twavuyeyo muri icyo gikorwa, Abanyarwanda bavuye Tanzania imiryango 41, murabizi, nayihabwa ibisa n'ibyo. Bene data, aho ngereje aho kunongeraho n'ibindi mwanje mugakomera Imana amashyi. Ibyo bintu ntari narabonye mu kiliziya aho narindi ahantu runaka. Nibyo byankuruye, mbona amavuta ntabwo ari ikintu cyo gukinishwa, kandi ntabwo byajyanaga n'ibikorwa gusa no kuduforomamo abakozi b'Imana. Akatubwira ngo nimwamara kurya mugahaga, niryo jambo ryabaga rigize umwaka wose twinjiragamo, muzirinde mwe kwibagirwa Uwiteka Imana yanyu. Muzirinde, bikajyana n'urukundo, bikajyana no guhumuriza abantu, ndetse no kububakamo iby'ubwami bw'Imana. 2016 twagiye Kabuhunde hariya mu muyaga wa Kagugu, ibyahabaye murabyibuka, za Kiyovu hariya n'abahatuye nabo barunamuka, babona ko Imana ari Imana ibegereje itorero ryayo. 2017 muribuka ko twagiye Gahanga mu bana babana n'ubumuga. Ndabwira ibintu bibiri umushumba yakoze. Bwa mbere yateruye umwana, aravuga ngo Imana ikugaruriye ijosi. Uwo mwana yarakize, uyu munsi ariga. Kabiri, atanga inka, mwari muhari, aravuga ngo ibakamirwe, ariko aya ni amata y'ina, muhabwe amata y'umwuka wera. Icyo gigo cyitwa Inshuti, gutyo Inshuti, mu babikira hari Gahanga mu karere ka Kicukiro. Bene data, ibyo ni ibikorwa twabayemo tubirebesha amaso. 2018 twagiye Rugendabari rwa Mageragere mu mudugudu w'abashesha kanguhe. Ariko haleluya,
umushumba aravuga ngo iyi nzira iharuwe n'Imana. Uyu munsi kaburimbo irimo irahanyura, uko yahanuye uko amazu yabo uyu munsi muzajye kuyasura murebe. Ubu ni wo mudugudu watoranyijwe, ubu ni icyitegererezo midugudu myiza dufite iwacu i Rwanda. 19 murabyibuka twasuye Kabuhunde, muzi ko hari ikigo community ya kitchen hari ya Kabuhunde kitchen hari irahari. Bwari ubwa mbere cyari cyarashinzwe mbere yita ku bana bari mu mirire mibi, abana na ba mama babo. Mubyibuke Imana yaramuhishuriye ukuntu irabwira ngo aba bana bazabishimwe mu gihugu cy'u Rwanda. Babonye center, bahabwa n'ishuri ryitwaga Ishami Center, murabyibuka, bakarya bakanywa bakaniga, abana bagira ubuzima na ba mama babo. Amen. 2020 twari muri covid, adutungana n'imiryango turi mu nge wacu twese. Abapasteri ntiyaturekuye, yaragwamagaraga ngo reba ka message kaje, ntuzagamburuzwe nuko iminsi yabaye mibi, Imana iracyatunze abakozi bayo. Turarya n'imiryango yacu, ntacyo twabaye, kandi ibiryo byazanaga n'isengesho riturinda, nta numwe warwaye covid. Imana yabanye natwe. 2021 hari feed my sheep, murabyibuka, Petero gaburira intama zanjye. Habayemo ibikorwa bibiri, habayemo kugaburira iriya miryango n'abana bari mu mirire mibi, ariko aha twicaye muvuge ngo aha habera igikorwa gihamagara abapasteri bose. Aratuzana umushumba aratubwira ngo icyo umwuka yambwiye nicyo tugiye gukora, twongere twegeranye umubiri wa Kristo nk'itorero yakoye amaraso. Aduha ifunguro ryera ahangaha rirategurwa, anaduha uburyo bwose. Abakozi b'Imana, abapasteri bavuye mu ntara, bayoboye amatorero n'amadini, twese turiraha dusubirana ubusabane bwo kwibuka ko tukiri abakozi b'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. 2022 murabyibuka twagiye Nduba mu mirenge 2, umurenge wa Gikomero n'uwa Nduba. Habaye ibitangaza, kugabura iyo miryango iri mu midugudu hariya, no kwiha ijambo ribakomeza ribabwira ko Imana ibakunda. Ku bintu Pastor Bernard avuze, mureke tumukomera amashi cyane. Uretse ko ibintu twumvise kuva kuri Clementine bihebuje, iyo tumaze rero gukora icyo gikorwa cyo gusohoka tukita iyo myaka yose umvise ko yayivuze. Ariko buriya nanone mu majoro ya Thanksgiving iyo twagiye kwa gatanu twagiraga na dine noneho yihariye itumira abantu bari mu nzego zitandukanye, tugashimira Imana kubw'igihugu cyiza Imana yaduhaye, tukongera kugisengera, tukakiragiza amaboko y'Imana akaza abayobozi bo mu nzego zitandukanye mu gihugu cyacu. Ndibuka rimwe twari muri dine ya Thanksgiving, turashima Imana kubw'igihugu. Iryo joro nyine nibwo u Rwanda rwinjiye muri Commonwealth. Nibwo u Rwanda rwinjiye muri Commonwealth. Si rimwe si kabiri twagiye tubona nukuri imbuto z'amasengesho. Murakoze. Murakoze Apostle. Dukomeje na Pastor Nzamwita, tukunze kumva iyo mutwigisha mukavuga cyane ukuntu mushima Imana kubw'iyi ministry. Igihe mwahuye nayo kandi hashize igihe mutubwira guhera kuri La Gardienne nkuko umushumba agize kubivuga, mwatubwiraho Thanksgiving icyo ivuze mu buzima bwanyu na iyi ministry. Yewe hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo umugabo wari waramugaye igihe kirekire, noneho Yesu amusanga ku ntuza aho ngaho kuri Bethsaida, aramubwira ati ese urashaka gukira? Ati nabuze umuntu wanjugunyamo, barantanga. Bagira bate? Kandi ndamugaye imyaka myinshi, ariko nabuze iki? Buriya ntabwo Imana ikoresha ihene, tujye tubimenye. Burya n'ugusabira akazi ukajya gukora ariko ugasabwa ugahabwa n'umuntu, buri umuntu afite agaciro, afite agaciro, kandi Imana ibifite umuntu yategekeye undi. Ibyo mujye munabimenya. Niba uri umuntu umenye yuko ugomba, Kayange yigeze kwigisha ugiye kuza, aravuga ati ariko umuntu ufite imodoka yawe kuri iruhande, uwo ufite amafaranga yawe muricaranye, uwo ufite ikintu cyawe muri hehe, muri hafi aho ngaho. Yewe rero nakoreye Imana kuva 1987 nditanga, Imana imbwira kuza muri iki gihugu gusenga.
ndasenga, nta muntu wari uzi ko nsenga, kandi ubwo wumva ubwo ngubwo nari mfite umuryango munini ndushye 97 98 kugira ngo uzabone ituro ry'amafaranga 1000 wagombaga kurangiza iminsi 40. Bunzi gusenga, nta misozi ntazi yo muri Kigali. Murimo Kigali nkamara icyumweru mu mukoki, nkagaruka nsanga iko namaze icyumweru n'abana baburaye icyumweru. Yewe ureba nta muntu warunze. Noneho bibaye 97 98 99 narasenze, navuye Uganda mpima kilo 75 zigaza 55. Ndahindana mweretse ifoto bavuga uti ntabwo ari wowe. Narumye mu maso, icyo gihe nta n'uwari uzi kunywa amazi. Narasengaga gusa, ndapfa ndazuka. Ariko niryo ryajamo nababwiraga Yesu avuga ati urashaka gukira, ati nabuze iki. Noneho Imana buri gihe igira igihe umuntu ivugira ngo nzakwibuka. Ntabwo ushobora kwitegeka ngo nyibuka kuwa 4 cyangwa nyibuka mu cyumweru gitaha cyangwa nyibuka umwaka utaha. Iba yarapimye imyaka ikugerageza. Nari maze imyaka 10. Imana irambwira ndi kuri Prayer Mountain, nasengeye no abirangajya kuri Prayer Mountain. Imana irambwira ikoresha umuhungu ngira ngo na Pastor Beri nawo mbona ari nk'umudeperi. Yamumenya nzamumubwira, yari umudemoba ariko ari umudeperi. Arambona nkubise ijisho ahantu hitwa na Butiti Kabaragara. Arambwira ati wa mugabo ati Imana nigiye kugusubiza wowe. Yari yarambwiye ngo izansubiza uyu mwaka mu 2007. Ariko nyoberwa igihe izansubiza n'umuntu izakoresha. Kuko nabwirizaga amatoro nkajya mu Mutara nkamara icyumweru nkajya Uganda, najyaga ahantu henshi. None ikigutangaza haza abazungu ba Black Americano hirya kuri Kigali Night, yari Kigali hari itorero. Aba bantu hari itorero, umudamu yari mwene wacu wa mama, noneho akigisha abantu kuboha ibyibo ariko akanabigisha ijambo. Ariko arambwira ati uri mwene wacu, mamagarira abapasiteri bo mu Mutara tuzabahitiki. Abo ba Black America baje aba bangaye 3-4. Ndavuga ngomba gukirira kuko benshi abazungu mbona babatekinika bagakira. Ndavuga abazungu abangaba nditanze, noneho mamagara abantu mu Mutara, guhamagara abapasiteri bo mu Mutara n'inshuti zanjye bose babarira itike ndetse no guhamagara, noneho mamagara n'abakimisagara bose itike nkayita imwe. Urumva naribaga itike ya Kimisagara si kimwe niya Kagitumba. Ndavuga ndayarya, birangije ndatekinika nzi kubara ubungu nzi ikintu kitwa imibare. Nkuraho nandika y'ibishimba y'inyamara rerere aya matike nabo nahamagaye umuzungu mu Black America muri icyo gihe Apostle kiryagiye umugabo arayatwambura habe n'igihumbi. None Imana yanga konje ibiryo byanduye, ibiryo bigize bite? Kuko jewe Imana igimbuza kurya ibiryo byanduye. Bimwe mbeshya nkagira ntago njya bikora murabizi. Buke ndababara, nanga abazungu, nanga aba Black America, nicara mu nzu nyoberwa igenza. Ariko Imana yarambwiye ngo izansubiza. Njya mu nkuru nziza, nabwirizaga icyumweru mu nkuru nziza, barangiza bakama 5 ku wa 5 ngataha. Ubwo nakoresheje itike 100 urumva yari make. None umudamu arahansanga simuvuze, arambwira atari ko hari ministeri, hari umudamu ufite iyerekwa, waje tukajyana ku cyumweru tuzajyana. Turajyana nibwo nsanze Apostle mu biro. Ati se ni wowe? Ni niki? Tukaba tuziranye muri Savene no muri za Furugosipo. Ese ni wowe? Ni niki? Amobe ubwa munzu ubwo ati rero tuze kuza tujyare kunuza kuri baba padiri kuri Seporo nigisho kuwa 5. Hari kuwa 5 niho nasozaga n'igiterane ku nkuru nziza. Arangije ati kuwa mbere uzatangire vuga uti cyumweru cy'umugisha. Ubwo Imana impaye unsunika ugira ate impaye umuntu. Ibi ndababwira ndi umukozi w'Imana, nabwirije amatorero baranzi. Nani nakura ibihumbi, nigeze kujya Kayonza umuntu amibumbi 100 ndatengurwa. Nigisha kuri la Gardienne kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa 4. Ntabwo nshobora kwibagirwa umunsi nabereye umuntu. Nabereye iki? Mbona arahagurutse aravuga ati Imana imbwiye kuguha $. Narinzi yuko sinarinzi $.
nigeze kuyabona Uganda, nigeze kuyagira, nigeze kugira amafaranga, nigeze kuyagira menshi make, ariko ati ngo amadolari 300. Ati kandi umuntu wese uraha wakumva yuko sindabona n'uwo mupasiteri wakumva yuko ari ikimana yamukoresha agikore. Ubuzima burahinduka, arayampa abandi ntawe yambaye, ngira ngo hari wamaye niba ari amayero 100 sinibuka, ariko ubuzima bwanjye butangiriraho. Umva mwabantu, ndi umukozi w'Imana, nabwirije iki gihugu, niho Imana yantumye. Imana imbwira Kabaragara, Imana imbwira kuri Prayer Mountain ngiye kugira neza mu 2007, nta wundi yantumyeho, nta wundi yagize ite. Ubuzima burahinduka, madame abona kuwa kangahe ndaje, imyenda bayimujujeho barayimpaye, ndaza ninakize, ati wagijwe n'ikintu umudamu uri hariya, wagize ninarangije humura ibintu byarangiye, ngura intebe, ngura televiziyo, ngura amanyote, ngura ibintu. Ubwo twinjiye 2008 dufatanye dutyo, nubwo ubona ari ubwo tucewa nk'amezi 2-3, ariko ntidushobora gutana, kuko Imana niyo yamumpaye. N'Imana hambere yarambwiye ngo ariko niwe kagezi ke, ngo Apostle ni akagezi kawe. Ariko ubwo mu 2008 sinzi ukuntu byaje ngo ndajya ngo mu Isiraheli, njyayo nti banshakiye amadolari aho, nuri indege njya hehe, njyayo mamara iminsi 13, ndagaruka. Iyi minisiteri cyangwa poso, mu by'ukuri icyo mbabwira, nta kintu yari anafite icyo gihe. Ibi nabyo reka tubisubiremo. Yari afite abadamu bakeya bitwa ba Karine, wabonaga na Karine adafite amafaranga. Nabaelize buriya nabakera ndabibuka, n'abandi badamu. Uyu mudamu yari ameze nabi, yahoraga asanurira amaso, ariko Imana itugira neza. Bigeze muri za 2000 n'ibindi. Yesu ashimwe. Muranyumva, muracyumva mwebwe abakiza vuba ahangaha. Iyi minisiteri niyo yangize icyo sinibye. Bigeze aho ngaho, hari umuhungu namusanze muri minisiteri, je nubaha igituti cy'umuntu, cyangwa nubaha minisiteri y'iki, umesheje umugisha. Nuko ari Apostle wagize ate, wamamagaye umugabo duhurira ahangaha, atariko mubiri wawe twaraba. Icyo gihe nari ndwaye na daimoni ishaka kunyica, kuko nari ngiye kujya mu mugisha cyane, ndarwara. Noneho umugabo arambwira ati cyangwa ni stress, duhore kwa Apostle turahahurira. Aravuga atariko turashaka amafaranga angahe, namubwiye n'amafaranga make. Icyo gihe abana bajyaga kwiga, niba namubwiye 100 ngahe, biraho ngo bitagira gahunda yo mubwira na miliyoni yari kuyima. Arangije atariko ati ndumva narabuza amahoro. Nge na Apostle turi bangahe, aho ndate nese mahoro kingira ngo ya mafaranga maye arenda kuyanyambura. Ati pastor, ati nabuza amahoro, yarafite igifunguzo. Ati modoka, ati we hagati na runaka, ati sinzi w'Imana. Apostle ati niyanzamwita. Ndabyibuka byose, giye burya ndibuka. Ati yo modoka ni yande, niko avuze, kuko ashaka kwiyaniba ari umugabo hoze nanga yakoze na wakamaridadu kuntu yigiragaje. Yesu ashimwe. Kuko ati nkange, ati nyine, ati n'urugero rwe, ati ndatoya, ati modoka ni yanzamwita. Ati Imana ishimwe, atenda natwaye benzi ivuye he. Si ibyo byonyine, si uwo munsi wonyine, ibihe byanjye na Apostle ni birebire. Umugisha amesheje, n'abantu barabizi, bajya bavuga batariko bati wa mudamu yaragukije ntiyarangishije nyine, kuko hari n'ubwo hambere ngaho Imana yampaye imodoka, ariko imodoka mu handi nari nagiye kubwiriza, ariko ndayigura, ariko amafaranga make, ariko niya menshi. Niba wagira gate uya muntu, none se ndahinga ninde se mu Rwanda waguha miliyoni? Ni bake, nta wayaguha. Aguha 100, wabwiriza icyumweru akaguha 15. Haleluya. Rero Apostle, iyi minisiteri mwabakobwa mwe cyangwa nabandi banabagabo, iyi minisiteri Imana yihamagariye gukiza abantu, kubohora abantu. Buri muntu wese afite umuhamagaro. Ibi ngibi bajye bavuga ngo gutera amaboko abandi ngo nugukabya, nindo taratera amaboko.
hari ubwo yigeze kuduhamagara n'abapasiteri aduha amakaruvati aduha amafaranga buri mupasiteri uca mu maboko ye agenda ashima iki. tujye tuvuga ukuri. nta mupasiteri uteka usanga bambwira bati ariko wadatuje nira nshuti yawe muzabanze mu meruswa kubagezayo, ariko nta muntu atarakorera. rero reka mbabwire bakozi b'Imana, Imana ihamagara umuntu mu gihe Bibiliya iratubwira ineza y'umuntu nimutera kugira gute. icya kabiri, umuntu akeneye undi. ntabwo nasenga ngo mbure kumusengera. kubera iki? ubuzima bwanjye bugaruye. nta handi nigeze kubabwira ko nabwirije henshi kuki ntashubirijwe hana kuki Imana yambwiye ngo nzagusubiza mu myaka 5 ikansubiriza muri urusengero, ikansubiriza muri iyi minisiteri. rero aposo, Imana igumugisha, ukomeze utera abana make, si ibinyoma, si ibyitiriro, si ugukabya, si uguhindira. murabizi uko nukuri uwo atarakorera ikintu nanga. Imana ibamera umugisha. hari ikintu wambaza? nibyo wowe yambaza ndagusubiza. na babaza noneho na madamu wanjye yambwiye ati nahiriza poso. mwatubwira noneho nk'umuryango, hari amaboko mutubwiye aposo yagiye abafasha mu gihe gitandukanye. ntabwo ari rimwe, ingaruka si byagize icyumweru ku kimwe. muryango wanyu nziza, umubyeyi n'abana uyu munsi bimeze gute? abana banjye bajya bavuga, reka nkubwire, ari abana banjye bakunda kuza rimwe na rimwe, hari ubwo baza yarambwiye ngo yamuhaye ururabyo aramuhanurira. na Pastor Bernard aramuzi ukorera kuri Forex Bureau hariya hano, ati yaramuhanuriye ndakira. ni umukobwa wahinduye amateka. arongera aravuga ati jyewe ikingundira poso, ati nuko yubaha data. umuryango wanjye madama ndamvuye nzanga arambwira ati ntahirize inshuti yanjye, akamugisha ati genda umushyire. arwegeze kuma amadolari nayazanye ariko sinyaguha, ariko niyagize ate. rero icyo mbabwira, umuryango wanjye warahindutse, ibintu byahindutse, byabaye sinabibara. buriya tuvuga ngo 1999 2008 njya Israel, nagiye ntabwa na poso. jewe nubundi maze iminsi mvuga, ariko noneho ko tutinze kubonana ako kanya ndere ko mugiye kubonana muri iyi minsi. Imana ishimwe ukuri, Imana ibaho umugisha. muri minisiteri nziza, muri minisiteri atavuga ngo reka nkirege ku giti cyanjye, ahubwo icyo Imana yamuhamagariye aracyagikora. yabikoze ari umukene, abikora apfundikanya, abikora ubona ntaho bijya, ariko byaragaragaye. buriya umuntu umuhamagara, umuntu yawugiyemo neza, Imana ibana nawe, ntaho yakuraga. hari ubwo yigeze kuzana amakote, abadamu bakaza bakajya kwikopesha amakote bakayatwara. jye nambaraga amakote gusa meza cyane, ya makote agera bene ahangaha narayambaraga. kubera iki? icyo mbabwira, ubuzima bwanjye bw'icyerekeye gusubizwa n'Imana bwaturutse kuri we. n'ubu ntegereje ibindi. Aleluya, Imana ibaho umugisha. amen. Imana ibaho umugisha. si we wenyine, ari n'abandi bakozi b'Imana abo duhuye avuga ati urambudamu ari mu ikintu, ari mu Imana, ari mu ikiza. n'abakozi b'Imana tubana, inshuti zanjye, ba Pastor Gasana, ba Pastor bande, abakuruye inzatazi. ari umugabo wigeze kumusetsa ati hari umudamu Imana yantumye amusanga mu gishanga ahantu hatabitorera, mu kintu kikizo mu gishanga hagati mu muba, abashyiriye amahero mu bihumbi n'akanga ataranashinga minisiteri. icyo nibuka n'ubu ntabwo ajya byibagirwa. reka mbabwire, umva mw'abantu, ikintu abanyarwanda tugira, tujya duharara. tugira dute? ntimugaharare, kuko Imana iduhararutse twajyaye. icyo ni icyambere. icya kabiri, umuntu wigeze kugira icyo agukorera ntukamwibagirwe, kuko yaramukoresha icyo gihe aremera, ariko we kuki utemera? kuki we abandi batemera se? Imana ibaho umugisha. turakomeje, turi kumwe na umubyeyi Marianne, tuyaganira tuvuga amazina nubwo muri bakuru. mwaje muri ministry mu gihe kitari kiboroheye, mwaragize ihungabana kubera amateka y'igihugu cyacu, muhora kwa muganga, ariko muza guhura na ministry. uyu munsi turabona muri ababyeyi beza,
bafite famiye, mwaduha ubuhamya n'ishimwe mufite kubw'uru rugendo rw'imyaka yose. Imana ku bwa minisitiri, shimira n'umushumba wacu. Nanjye naje ndushye, naje narahuye n'amateka ya jenoside, rero angiraho ingaruka ndahungabana, narahungabanye bigeze igihe nzajya njya no Indera. Ntabwo nagenda gufata imiti gusa, ahubwo nabaga hospitalize Ndera, habamo nk'ibyumweru 2, ibyumweru 3. Ubwo rero nyine abaganga bambwira ko kuva nyine ari uburwayi bwo mu mutwe ni mpaka imiti ubuzima bwose. Ubwo rero niko nari imeze, kabigerera imiti ndambira nanjye nkareka kuyinywa. Ko narekaga kuyinywa nk'amezi 3 nabaga nsubiye Indera, nanone nkasubira inyuma. Mbimarana imyaka 7. Nabimaranye imyaka 7, nza kuza ntago naje nzi ibikorerwa aha. Umuntu yarantumiye nk'uko najyaga n'ahandi, numvaga buri gihe najya ahantu bansengera, nkumva nyine nkeneye gukira. Ubwo rero ngeze hano niho nabohokeye. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Ariko reka mbabwire bene da, mumbabarire nsubire mu cyaro gatoya. Uzi ko kera najyaga ncukura kobo tukababura urukoma tugashyiramo tugasukamo amazi kugira ngo ubone base gukarabiramo. None ubu ndakaraba amazi ashyushye cyangwa konje muri shawa. Haleluya, amen. Ufite dushe yanjye ntawe tuyirwanira, mfite mana yanjye. Noneho ubwo navuye mu nzu ya 250, 150 njya muri 250, mva muri 250 ubu ndi muri 400. Yesu nashimwe. Kandi noneho igitangaje, iyi ya 15 nayishyira ku kwezi kumwe, ukundi bakanyirukana. Ariko ya 400 nyimazemo imyaka 2. Murumva amavuta ariko? Murumva amavuta ariko? Murayumva? Igihe kimwe rero karengere ko kantu ka finale. Amafaranga mva nta mafaranga Mama Ingabire nigeze ntunga, amenshi natunze yari nk'ibihumbi 5, nabwo nkumva ko nishe umuzungu, nkumva ibintu byakomeye. Ndibuka amafaranga pose bwa mbere yampaye ibihumbi 100 turi Kagugu hari ku munsi y'umurenge. Amafaranga ya kabiri yampaye ni amadolari 200. Pastor urayibuka? Haleluya, Yesu nashimwe. Amafaranga ya gatatu oya ni menshi yagiye ampa detaye, ariko reka ngere kuri finale. Ariko wambabariye kuko kareka kumvugira ibintu. Ubwo turi muri Fire Week, Yesu nashimwe. Turi muri Fire Week, turi gusoza icyumweru. Ubwo umushumba abarinjiye, yinjiye aravuga ngo ariko ngo hagize umuntu Mama Ingabire miliyoni ngo yamugwa nabi. Abantu bose baraceceka ngo Mama Ingabire ngo ngwino hano rata. Ndagenda ndamwe, ariko yavuze ngo Mama Ingabire iryo zina ryonyine mpita numva mbyibushye, nkumva ndabyibushye. Aravuga ngo Mama Ingabire ngo genda wicara rata ngo urayitahana. Miliyoni, ahubwo murumva miliyoni ku muntu aratunze n'ibihumbi 20. Ndagenda ndicara, ubwo nyine numva ko nyine nuko ndataha ngeze mu rugo. Ndagenda nicaye ndi mu cyumba kuri cya gitanda cyiza cyane, ariko uvuga ngo cyiza. Ariko Mana Yesu we nzagukunda n'umushumba wanjye. Ngiye kumva numva arampamagaye, ariko Mana n'umushumba ugira nimero z'abantu bose akamenya amazina yacu twese. Aha, ngo twaciye mu buzima bw'akakayere twemera imitima yacu kwandura. Ni ukuri umutima wanjye ntago nemeye ko wandura. Ubwo noneho arambwira ngo ese ngiyi nimero ngo niri kuri momo ni, ahubwo ntangira gutitira. Noneho ngiye kumva numva ka message. Narebye message mwababyeyi mwe mwabagabo mwe n'abadamu n'abakobwa. Nararebye mbona amazera aho rutuye kuva hano kugera nka hariya. Narirutse muruduka ku gitanda, ndagenda ndavuga ntu hari umuntu urimo kundeba. Ndagenda njya kuri toilette ndicara,
ndongera ndareba noneho amazeru akananira kuyabara se ubundi miliyoni ni amazeru angahe noneho nkatangira 10, 100, 1000, 10 ego ndavuga ni ya miliyoni mana yanjye nabize icyuya ariko dufite umubyeyi ure bashobora kuza bagakira ariko ndasaba abantu bazisubirire aho basanzwe uzukire ubundi usubire usengere aho wasengeraga ariko ikibazo nuko hari abantu basogongera ntasubireyo ariko noneho rero abo ngabo ntacyo twabatwara nubona umuntu ukabona rwose yahinduye n'idini cyangwa se n'ibindi njya mbwira abantu niba umuntu avuye hano akaba yagenda njya mvuga ngo n'igihe yaba ari Yuda Imana inkijije niko mbifata wenda Yuda ni wayagambaniye Yesu wenda uyu muntu ugiye ari kuzambera Yuda ahubwo Imana inkijije nde Yuda aho ngo urakare ngo bagutwaye umuntu kandi n'abaraka batarakara umuntu wagiye bakarakara icya 10 cyagize gite cyagiye rero mumbabare dusaba Imana kugira ngo abantu bakire ingwara abantu babohoke abantu bagubwe neza rero le 29 Pacifique dufite iki dufite mu gitondo saa 3 ku kibanza cya Noble Family Church naho hafi ugeze Gishushu uvuga ngo Gishushu gose abantu bazaza bagiye babiyandika kubera iki nuko kugira ngo space bamaze kuba benshi no kugira ngo utazaza tukabura aho tugushira rero ukaba wariyanditse utanafite link sinzi ko wenda bimeze sinza bigeze kure ni benshi ariko tuzajya muri outreach ndavuga uburyo Imana ishaka kugufata none ikakuvana kuri national level ikagushaka kuri international level umuntu bene data mbabwira ikintu kimwe buriya ubuzagaye ibintu uzagaye ibishimbo ubicishe mu furusheti yawe nushaka kuvuga uti ntibiryoshe ariko umuntu w'Imana usizwe ikintu cya mbere uzirinda uri wawe mu cyumba wenyine uri wawe nta muntu uhari ugaye mu mutima umuntu Imana yasize ibyo bintu Imana izabiturinde wumve wagaye umuntu wumve wamureba gusa uvuga uti uriya nta kigenda ubikore gusa mu buzima bwawe it's not good ariko naje kubona ntibisaba kumenyana n'umuntu niki but what you honor ikintu hagaciro mu Bibiliya avuga ngo ni wakira umuhanuzi uzaba récompense mu gaciro k'umuhanuzi ni uvuga ngo wakira umuhanuzi ukasanga nawe uri umuhanuzi wakira umwigisha niko Bibiliya ivuga ngo ni wakira umwigisha nawe ugasanga uri rewarded kuba teacher ukakira umukiranutsi buriya no ibintu by'ubukiranutsi mujye mumenya abantu mugendana iyo ugendana n'abanyabyaha utangira kubona hari ibyaha bigenda bikugendaho ariko iyo ugendana n'abakiranutsi usigara wisanga ukiranuka kabona hari ibintu utinya hari ibyaha udashaka mu buzima bwawe kubera ko wubasha umukiranutsi murumva so this is how byagenze aheruka no muri 2007 twabonye abantu bagenda wumve ko atari bwo bwa mbere jewe nabonye bitangaza no parce que nakijijwe muri 91 ariko muri 89 numvise ijambo Maranatha njumvanye mu evangeliste witwa Bonke avuga ngo Yesu azagaruka ariko mbona ari arasengera abantu bakagenda bakagira gute ariko Bonke yari umunyamerika ariko nari ntarabona umwirabure mwene wacu sibyo rata mvuge ngo pastor nzamwita umuntu urahanga donc birahari muri grâce runaka ariko ibintu Imana ikora abantu bakareba impomyi zikareba ariko ntabwo nabaye driven n'ikindi kintu ni impuwafitiye abantu basa nk'abagize abantu baciririza abantu bari mu buzima bubi ni wa muntu ahamagara abantu batanakarabye agataramana nabijoro ryose akarara nabo bantu ukareba uwo muntu ukuntu hasa ukareba ukuntu amuhobereye ukareba imbabazi amufitiye abakecuru bari za Burayi Ansofa arabazi bambaye amasogisi agera abageze muri za 90 bamuheruka kera abantu baragoye za cancer impuhwe buriya umukozi w'Imana w'ukuri umumenyera ku mbuto nicyo cya mbere yera kurusha doctrine kuko ntabwo twadiscuta muri doctrine hari ibintu gatolika yemera nka kuri abasiga abantu ivu sibyo sinibijya bibara nibiba ivu ntabwo rijya riba babyita gute nivu ubwo najya kuvuga ngo basiga kubera ikivu iyo basize ivu ubwo urabyubaha iryo vu bararisi iyo bazamutse bagiye muri ntani zabo nibyo abaporoso bafite uburyo basoma ibitabo rimwe na rimwe rero wavuye mu Pentecote nkatwe ukumva kuki basenga bakanuye sinzi ko wenda ubyumva Pacifique ko atari kunyumva neza ukavutse kuki babisoma bagasenga bakanuye ariko ukabona birabafashije ariko ari naho basinzira ariko ukabona ari amigisho baro barayasoma amigisho n'ayabadive nivuga ngo izo buri rugo rufite doctrine ariko ikintu cyitwa gura kuri Kristo
kumenya ko umuntu yakijijwe kandi umuntu yasizwe n'Imana. Rero buriya amavuta ni ikintu utahakana, ni ikintu umuntu areba, parce que ikiza cy'amavuta nuko agira evidence. Amavuta ntabwo ari y'amagambo. Ikintu cyitwa onction s'amagambo. Kuba tuvuga tumva abantu batubwira ngo najyaga nsengera abantu bene data ngo ibitangaza bikajya bikoreka, none yego Imana iguha umugisha, ariko what about today? Haleluya. So dukeneye kubona Imana uyu munsi, dukeneye kubona Imana ikora uyu munsi, dukeneye kubona Imana ifata abantu ikabakiza. Reka mbabwirize ukuri, hari indwara kwa muganga basezereye, izo ngizo ni Yesu zishobora. Hari indwara niba ufite indwara wumva yakunaniye, ntabwo ari cyahanje ukiza, ariko Yesu yavuze ngo aha bamwe gukora ibimenyetso n'ibitangaza, aha bandi kuvuga ubutumwa, aha bandi kuba intumwa, aha bandi ibi nibi. Iri jambo rivuga ngo aha bamwe aha bandi. Ndashaka kugira inama we pastor utabihawe, wishaka kugora abakristo ufite. Amen. Kubera ko reka mbabwire, niba utarabihawe kucyugumana abantu barembye mu rusengero, hari ahantu bashobora gukirira. Amen. Kandi reka mbabwire ikindi nanone, hagutse abantu bagurisha udutangaza, ko n'abantu barapostinga ibintu, ariko ukamenya ko vraiment those are emotional, the kind of emotional ntuza, it's not real ariko tureka babihawe babihabwe, kandi twe kwikanira ibyo tutahawe, kandi ibyo utahawe usaba Imana, ko Bibiliya ivuga ngo ni wifuza ikintu. Haleluya. Ngo umuntu yifuza kuba umwepiskopi, ngo aba yifuje ikintu cyiza. Bivuga ngo kwifuza Imana irabyemera. Nshobora kureba Pacifique ahanura nkavuga ngo Mana wazangiriye ubuntu nanjye nkahanura. Imana yaguha umugisha kugira ngo ugire ishari. Haleluya. Murabyumva bene data. Rero ikintu nabwira umuntu wese uri kunyumva, iyo abantu bafite impano kenshi abantu bafata mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, icyambere sindamubona ajya gushaka amafaranga hanagiye. Hari abantu bakoreshwa n'ibitangaza ariko bari driven no kujya gushaka amafaranga. Reka mbabwiye ejo bundi twagiye Berlin ni ahantu yari yafashe muri cost ze wenyine, arahafata ahamagara abazungu. Ubu ngubu ministry kujya ku banyamahanga, noneho abazungu batandukanye n'ibindi. Yesu ashimwe. Haleluya. Gene nagiye kwigisha kandi urumva yari niwe wari wa hostingaga. Nubwo Imana yari kumubwira ngo sengera uya muntu akire, sinaye kubikora ko nzi ko yari host, niwe Imana yari yahaye gukora icyo gikorwa. Ariko what happened nuko Imana yamubwiye ngo don't, ntagire ikintu na kimwe cy'abantu hano mubasha gukoraho. Ariko bakoze nko kurangiza umunsi urangiza, bahavuye hari umuntu wishuye stade y'umwaka utaha Berlin w'umuzungu, Imana yakozeho iramubwira ngo uzatange $1 million. Yicaye nk'ahariya. Bene data, gukorera Imana ni ikintu gikomeye cyane. Uyu no mugabo His Excellence President Museveni yahaye drapo. Donc ni ibintu udashobora kumva, kuko ntabwo ndabona umupasiteri baha drapo hano. Uvuga ngo hari ibyo tutarakora. Rero ndabinginze, niba umuntu yarashoboye guhabwa drapo n'umukuru w'igihugu akabona impact afite mu gihugu, Imana ikamwemera, igihugu cye kikamwemera, ni ibintu byatuma tumwakira. Kandi noneho he's a spiritual father w'abantu benshi, bafite amatora agerenze nk'ibihumbi 3 ari under Miracle Center, ari ahantu hatandukanye, ariko yagumanye umugabo uca bugufi kandi umugabo ufite imbuto z'Imana. Rero ndashaka kubwira umuntu waba ufite umurwayi ufite umurwayi cyane cyane, Pastor Robert Kayanja akora mu mpano cyane, ego n'izindi ni nyinshi, ariko cyane mu bitangaza n'ibimenyetso, cyangwa se gusengera abantu barwaye, abantu bafite ibigwara byihishe, murabyumva bimeze ukuntu byananiranye basezere kwa muganga. Just ngwino tubane itariki 29 ejo mundi kuri Intare Arena. Mbega twagerageje gusoramo intebe turebe ukuntu dushiramo izikwiriye, na tent tuzayishiraho hanze, niyo tent yayisohokamo nta kibazo, niyo tent yayisohokamo imubare si ikibazo, tuzashiraho n'amatents hanze ku buryo nabo bantu yagenda akagira icyo abavuga. Ushoye kuhagera kandi nawe uri kure, uri online, fata wicomeke. Niba ufite umwana urwaye, fata umwenda wa mwana. Bene data, power of contact, fata umwenda wa mwana. Niba ufite umwana ufite ibirwara byananiranye, Yesu ashimwe cyane. Amen. Buri upfa kumenya grace ku muntu. Nanjye ntabwo nari nzi nanjye kugenda ko mfite grace yo gusengera abamama bafite abana ba autisme bakavuga. Abantu nibo bamibwiye, ntabwo ari cyo wabimenye. Bakajya baza bakabibwirana, ariko njya kugera ahantu nkasanga babantegesheje. Ndikuvuga ngo rero iyo wamashe kugira ubuntu ukamenya ikintu kiri ku muntu, just do it. Hallelujah. So ndakwinginze, uzafata umwenda w'umwana wawe, uzafata umwenda w'umugabo wawe, uzafate ikintu cya anko wawe urwaye, gitambaro, kandi ntugire ngo ni biblique. Abantu bafataga ku myambaro ya Petero.
bacaga ku gicucu cya Petero hariya mu byakozwe n'umwa kangahera niba atari 5 ku gicucu gusa banyura mu gicucu cya Petero bakagira gute bagakira ibitangaza mu gicucu cya Petero ndavuga ombre none si yo mana ya Petero yizeye iyo mumbabarira iyo mana Petero yari afite si yo mana ihari ndashaka kubabaza yarapfuye se oya munsubize irahari ntihari iya Aburahamu se na Isaka na Yakobo si yayindi rata haleluya kende ngiye kukubwira rero impamvu akoresha amavuta cyane ubirebe muri Yakobo 5:14 haravuga ngo ese hari urwaye muri mwe donc aho niho Bible ivuga neza mu bijyanye no gusiga amavuta hari urwaye nahamagara abakuru bamusengere bamusize iki amavuta haleluya ni kuvuga ngo ro gusiga amavuta wabona ari amavuta asanzwe ariko l'onction brise les joues l'onction brise les joues l'onction attire haleluya Yesu ashimwe cyane so ngizeho umwanya wo kukubwira ntuzifate nuza muri presence y'Imana uri ahantu hera uri ahantu Imana yatoranyije haleluya ego bien sûr hari abantu bagira ubwoba ko bagiye guhomba abakristo yo haje impamvu ntabwo ari mu Rwanda ariko abapasiteri bo mu Rwanda n'abana beza ariko mu bindi bihugu muri Afghanistan wa mugano wa pastor Edmond usanga iyo abantu babonye les dons hari dons zitandukanye hariho don de guérison hariho don d'amour hari ibintu bitandukanye Imana yagiye duha rero hari abantu buriye bashaka no gukurikira imwe runaka abantu bakurikiye ariko yareba ikintu gito kimwattractinze akavuga ati aha niho nzaba rero abantu bashaka kuzaba gakira ariko ndasaba abantu bazisubirire aho basanzwe uzukire ubundi usubire usengere aho wasengeraga ariko ikibazo nuko hari abantu basogongera ntasubireyo ariko noneho rero abo ngabo ntacyo twabatwara nubona umuntu ukabona rwose yahinduye n'idini cyangwa se n'ibindi njya mbwira abantu niba umuntu avuye hano akaba yagenda nyavuga ngo n'igihe yaba ari Yuda Imana inkijije niko mbifata wenda Yuda ni wayagambaniye Yesu wenda uyu muntu ugiye ari kuzambera Yuda ahubwo Imana inkijije nde Yuda ujya ngo urakare ngo bagutwaye umuntu kandi n'abaraka batarakara umuntu wagiye bakarakara icya 10 cyagize gite cyagiye rero mumbabare dusaba Imana kugira ngo abantu bakire ingwara abantu babohoke abantu bagubwe neza rero le 29 Pacifique dufite iki dufite mu gitondo saa 3 ku kibanza cya Noble Family Church naho hafi ugeze Gishushu uvuga ngo Gishushu gose abantu bazaza bagiye babiyandika kubera iki nuko kugira ngo space bamaze kuba benshi no kugira ngo utazaza tukabura aho tugushira rero ukaba wariyanditse utanafite link sinzi ko wenda bimeze sinza bigeze kure ni benshi ariko tuzajya muri outreach dutaho ubutaka amen kandi mwibuke ko harababaza ngo se igihe cyo kubaka ni ryari ubu twaratangiye kugira ngo tutangiye twikusanye rero muzaze dushima Imana ku butaka itariki 29 saa 3 tuzita ku basaza abasaza n'abakecuru abo bantu rero turabakunda kuko ni byiza kwita ku bantu baba vulnerable bafite bababaye abantu bababaye noneho bageze no mu za bukuru twabyise ngo old is gold old is gold old is gold gusaza ni zahabu gusaza si ikigeragezo ngewe niyo napfusha umuntu ushaje ngewe ntabwo mvuga ngo yarapfuye ngo mubona apfushije arimo ahubwo yarasinziriye ntabwo yapfuye Yesu ashimwe cyane haleluya rero turashaka kugira ngo tuzaze twite ku basaza tubiteho tuzakora bya bikorwa by'urukundo dusanzwe dukora nka Noble Family Church na Women Foundation Ministries icya kabiri tuzita nanone kuri gahunda nubwo mwumvise ko dufite center ariko twebwe ntabwo dufokasinga cyane kuri center yacu mu bintu wenda bagiye bavuga ntabwo bivuzeho umwaka ushize twashoboye gutanga sheke miliyoni 10 muri Gasabo dutanga na miliyoni zigeze hafi kuri 5 ku rwego rw'umurenge tuvaye makeya so ni nka 15 million yashobora gukora muri programme za ECD ariko atari ya church atari ya center yacu niho kuvuga ngo nubwo dufite center ariko Gasabo imeze gute Indera Gasabo imeze gute Remera Gasabo imeze gute muri aka gace twebwe ubwo ntituri kubara bya dukora buri munsi muri ya programme yo kugwanya malnutrition tugatanga sheke kuko bo bafite aho bagera twe tutabasha kugera ya sheke bashaka gukora muri za programme zindi niko nejo bundi dufite igikorwa tuzakora kuri programme ya ECD kuko u Rwanda muri gahunda ihari igihugu gifite ndumva abantu barayibonye NS2
irimo gahunda yo kugira ngo turwanye malnutrition. So niba tugomba kubikora, tugomba gusa nkaho duhagaze mu turere turimo, ahantu haba hari marerero ahagurutse mu gihugu, tukabasha gutanga amaboko. Murabyumva, icyo gikorwa nacyo ni mu gikorwa tuzakora le 29 mu rwego ruto rushoboka dushoboye, ntabwo ariko bito byiza. Bito byiza tuzabasha kubikora. Hari n'ibindi bikorwa dukora, par exemple twishyuye miliyoni 7 bitari kera zo gufasha muri mituweli hano muri Kimihurura, twari hano muri Kimihurura muri Gasabo bien sûr, zari miliyoni 70 zifasha kuri mituweli, ariko kuri outreach tuzakora kuri ECD. Hanyuma nanone hakaba hari iki kindi, tuzakira abana bacu duhorana. Yego nubwo twabikoze, ariko bari abana bacu duhorana nabo turashaka kubakunda, tukabakundana n'ababyeyi babo, nabo tukabasezera neza, bakumva ko nabo Thanksgiving ari yabo, nabo tukagira icyo dukora. Murumva ko ubu dufite imiryango itandukanye tuzitaho, kandi na Pastor Robert Kayanja tuzaba twafatanyije kuko tuzasuka amavuta ku butaka, kandi noneho mvuge ngo ubutaka yahanuye nawe. Yesu ashimwe cyane. Mu kwezi kwa kabiri yaravuze ngo ndabona ubutaka ahangaha, ndabona ahantu hameze ngutya na gutya na gutya, arabivuga byose. Ati ushobora kuzi ngo ni kera, ati ntabwo ari kera, dore n'ibiraje vuba. Ibaze mu kwezi kwa kabiri twa tumaze wenda 1 year tufite ukuntu twabibwiye abantu ngo tuzagura ubutaka, turagenda turana pledging, ariko muri twaherutse du pledginga turisinzirira neza. Nanjye nari mu basinziriye bari mu mutuku wo gusohoza, twari turimo twese, ariko amaze kubihanura mu kwezi kwa kabiri avuze ngo bizihuta. Ndavuga ngo reka tugende tube maso. Kuva mu kwezi kwa kabiri kugeza fin avril, ni ukureka Benedat, kugeza fin avril, kugeza fin mai twari twiyemeje kugira icyo dukora. Kugeza fin mai twari tumaze kwishura habura 10%. Murumva bya bintu Imana yakoze. So umuntu Imana ishobora no kwesha ku buzima bwawe, ibyari kure bikajya hafi, ni gute utubaho ubuntu buri ku buzima bwe. So Pastor Robert Kayanja tuzaturi kumwe muri outreach dusengera. Iyo ntabwo ari gutangira, ni nk'ikimenyetso cyo kugira ngo tuvuge ngo noneho ubutaka burahari, tuzane uburyo dukusanya igishoboka cyose, umuntu wese ahaguruka imbaraga ze zingana, twinjire mu kubaka. Hanyuma noneho nimugoroba, avuga ngo nimugoroba itariki 29 ndatumiye abashumba bamuzi, inshuti ze, afite abo yabyaye mu Gakiza, afite abantu benshi, amatorero arahari hano mu Rwanda, mujya mwumva abashumba bavukiye hariya, bose baratumiwe n'abacuti n'abantu bose, umuntu wari wo wese, ntabwo ari ikibazo kidini. Ni karibu muri Thanksgiving Intare Arena nimugoroba. Turaregisteringa, mukomeze mushakishe link dufite, niko tubikora kugira ngo tubakire neza. Rero muzaze rwose, Imana ibaho umugisha. Nimugoroba wirira ya Thanksgiving tuzaturi kumwe, ariko by'umwihariko tuzaturi kumwe na abaririmbyi Redemption Voice. Redemption Voice, haleluya. N'abasore b'Imana basizwe kuva i Burundi, Imana iha umugisha. Abavandimwe bacu kuva i Burundi, bene data bakunda Imana, bakijijwe bavuye i Burundi. Kira gihugu no kuri Imana nayo yagihaye abaramye badasanzwe. Imana ibaho umugisha, tuzaba turi kumwe nabo muri Thanksgiving dushima Imana. Ikindi nanone nuko tuzaturi kumwe na Dr. Ipiana, azazana na timu ye, ntabwo azaba ari wenyine. Umugabo w'Imana n'ukuri wahagaze wicaye hariya gusa iminota mike gusa, yarahicaye wumva ko umwuka wera mufite. Burya ntibazakubesha umwuka wari umufite, umenya n'abandi bamufite, ntabwo bishakisha. Haleluya, amina. Rero turashimira Imana. Mwibaza aho hantu tuzataramira, we wumva bizamera gute kwa gatanu? Kiyo numva ari heaven on earth, kubera ko ntabwo ikibazo saho tuzaba twicaye, ahubwo nabo tuzaba tunicaranye nabo aho hantu. Rero ni karibu, ariko nibagiye kubabwira ko na Apostle Mignona azaba hari. Yesu ashimwe. N'abanyamuryango ba Noble Family Church na Women Foundation Ministries babinaha bose, mutumire bantu online. Umuntu wifuza ko ashobora gucomeka muri uwo mugoroba, wifuza rwose kubona Imana imutabarira abana, imutabarira urugo. Ikindi ni ibintu bijyanye no ku restoring marriages. Nubwo ufite urugo rumeze rute, Pastor Robert Kayanja na Pastor Jessica, Imana yabahaye impano yo kungingo, cyane cyane none n'iz'abapasteri. Ingo z'abapasteri zisenyukiye, muri aba pasteri ari umugore aba ari reverend, umugabo nawe ari bishop, kandi bose reka da harahirimye, ariko Imana yabahaye amavuta yo gufasha n'ingo z'abapasteri zifite ibigeragezo nk'ibyo. Amen.
so ni ukuri ikintu cyitwa divorce kirahunga rwose. Turashimira Imana cyane, amen. Ya abana bari mu biyobyabwenge, abana batagangaye wa mugani, abantu badafite kazi, abantu bahombye. Niba ufite ibintu, niba ufite ikibanza, igipapuro cy'ikibanza cyawe, ufite ikintu runaka, ngewe rwose murabizi ko mume mujya mubizana rimwe na rimwe mu mafone no muri Fire Week. Wifite igipapuro cyawe cyazinze ahantu, ukitwaze mu isakoshi wowe usenge gusa Imana, Dieu va te localiser. Ahantu hose waba uri Imana izakora ibitangaza. So far ndumva ari ibyo. Uwo mugabo w'Imana n'uwo nguwo, wenda na Pastor Nzamwita yabaye Bugande. Wenda jewe ntabwo nabaye Bugande ngo mpavukire, ariko Pastor Nzamwita nawe ashaka ko yarumvaga ayo makuru amuzi. Ntabwo namwumvaga, naramubonye n'amaso yanjye. Yesu ashimwe. Ikintu cya mbere, u Rwanda rugize umugisha. Icya kabiri mbabwira, iyo ububyutse buza kujya mu gihugu buzana abantu nk'abariya, kuko Imana ijya kuzana ububyutse muri Uganda. Yazanye uriya mugabo uriya nyine wavugaga Osborne, arangije izana Endaosa, izana uwitwaga Bob Gordon. Buriya nimubona umunyamavuta ni ukuvuga ngo Imana yibutse igiki. Oya, nimubitware nk'ibintu n'abandi bana bakozi b'Imana. Umugabo nka Kayange ufite ubuhamya, kuko jewe nyizwa 87 yaramaze imyaka 5 akorera Imana, kandi ari umusore. Namubonye ataranashaka. Ibyo Pastor Apostle yavugaga, je nigeze kujya ku crusade, mbona ibintu nigeze mbona ibitangazo ubwo burangije. Ndavuga iyi ni Imana ikora ibi. Abantu umuntu agahaguruka mu kagara kakikorera, ahantu hitwa kuri Narambaye school. None icyanangaje, aravuga ati nimufate ubwo butambaro nkuko mwavugaga, ati nimufate ubwo butambaro. Nari ngafite akagaswaro, arasenga ngashyira mu mufuka. Ibi ni sinongera hose nkabyo. Ndataha, ngeze mu rugo nsanga mama na mushiki wanjye bavuye ahantu hitwa Ruwero barwaye. Iyo mu mashyamba iyo ngiyo, nukuvuga wavugaga Ruwero ukagera mu Kampala ukaza Jinja. Noneho basanga bararwaye barakumuriro. Ese mwazamwe bati twarembye. Nibuka gaswaro, ngashyira kuri mama jyajya, ngashyira kuri mushiki wanjye, ndakurahira ukuri bayereko barataha. Bafashe inzira barataha, n'abateje urushinge na rumwe. Noneho mushiki wanjye arambwira ati wamaye ko gatambaro nkagatwara, ntabwo nkaguha. Mbega kambera nk'iki nk'inzaratsi, wagira gutyo umuntu agakira. Buriya ni ukuvuga ngo Imana yibutse igihugu. Ibirenge bya Kayange, umuntu wakoreshejwe n'Imana kuva muri 83 kugeza uyu munsi. Umugabo w'Imana uramuzi se muvuga, yaravuze ati Kaya ndakubaha, jewe nimenya amavuta inshuro 3, wowe uracyari mu mavuta. Buriya Kayange Imana yaramubwiye ari hamwe n'abandi bakozi b'Imana basenga muri za 82 na 3 hari bihe bibi by'ingoma mbi zaririye. Imana iramubwira, ibwira umwe iti ukunda amafaranga ngiye kuyaguha, ibwira undi tugiye gukora ibitangazo uveho. Atariko Kaya nguhaye amavuta, aho uzajya ugera umuna Uganda kahagera, nzajya mpamukura mugeza ahandi, nzajya nkwimura iteka wowe. Nibagera mu mavuta nkwimure nkujyana ahandi, nibagera nkujyana ahandi. Ubu nibyo igice cya Karamoja yatangiye gahunda yo kugaburira abantu imiryango abantu bafite inzara. Karamoja ntabwo ushaka kubyumva, ntabwo ari kuvuga ngo ni ahantu hamwe. Igice cya Karamoja no mu bindi bice harahindutse, hari amamashini gukora ibiryo, abantu inzara yarashize, donc agabura miliyoni z'abantu. Rero kuri buriya umuntu yafite Imana akagira n'impuhwe z'abantu. Ikindi hari nuko buriya hari n'ikindi utamenye rero, hari umugabo w'umukaroti w'umugana, bamwe b'abakaroti bakoreshwa ibintu ukagira ngo n'Imana atari Imana. Abantu bakora ibitangaza bya fake barahari, niyo mpamvu abantu bagomba kuba maso. Ibitangaza by'ibifeke abantu baramutinya. Noneho ibi ni byabaye, ega n'ikintu cyagiye cyica impano y'ibimenyetso n'ibitangaza ni fake nyinshi, ariko fake ziteye ubwoba. Ngaho abatega abantu bakabagusha,
noneho uwo mwuka wera yafasheho akumva agiye kugwa akavuga ati sinzagwa ndabona babatega kandi n'abandi babikora noneho haraza we yagiraga atya yitwaga John Ubu akagira atya baramuzi Kampala umuvuza turi umufeka akarwara Pastor reka nguwo ubuhamya abandi bagapfa reka nguwo ubuhamya Yego. napingaga nkikizwa nakijwe ndi umuntu nyine wemera ibitangaza pe Yego. ariko ibintu byitwa kugwa avuga ni buriya wa muntu umwuka w'igicuri wamugushaga ukamucisha hirya no hino urabibonye Yesu yavuze ngo igicuri ngo cyamukubitaga mu mva niki ibi ni ibicuri noneho muri igihe simbivuge wajya kunsengera kugira ngo uzambone naguye narihagarikaga neza ku buryo ntagwaga noneho rero ndakizwa ndabyemera ariko nari nakijijwe urabyumva ariko kubera uko mbyumva nyine reka rero noneho njye kwigisha mu Bwongereza reka nkubwire ahantu nasengeye abantu bwa mbere bakagwa bose njya mu Bwongereza ndi kwivugira ni ukuri nariho ndaririmba nta nubwo nari mu bantu nariho ndiririmbira sinibuka neza iyo ndirimbo ndi mu mwuka nagiye gukanura nsanga ni uhagaze jyenyine babantu bose ndi kuririmba mu Bwongereza mbona ntawe usigayemo haza kuza umugabo umutaraguye umwe wari wicaye inyuma wabaye i Burundi wari waje kundeba ati dadangu alikuya acha niende arambwa kumbe Mungu anakufanyishaga bya hivi kumbe Imana igikukoresha ibintu nk'ibi ngibi abantu baguye bashize vraiment ndamubwira ni je ntabyo narinzi this is the first time niba bagwishijwe nande nagize ngo wenda ni nk'abapolisi bateye muri ntozi ntabwo narinzi ibyo ari byo nahise mva mu bintu byo gupinga nose ko ntamanutse ko ntabakoze baguye bati imbaraga z'Imana zikora uko zishatse oya buriya zikora uko zishatse zikora uko zishatse rwose ubundi aposo ibi ni ibintu tutarabona cyane mu gihugu cyacu ni ibintu abantu batazi niyo babibonye bavuga ngo ni kuzimu ariko ababivuga ni bamwe kubera aho bakuriye na doctrine z'itorero ryabo ariko burya Kayanja umugabo uherutse ku nguyu umusaza ukoreshwa n'Imana cyane ubu abantu bose abantu reka ngo example abantu batinya gutembera Nigeria nubwo Imana yababwira ngo nguhaye akazi muri banki Nigeria ashobora kutajya Nigeria kuko abaturage bose bahanuye bavuga ko bagiye kugura imbaraga ngo zikuzimu Nigeria yego noneho bakibagirwa ko Nigeria ari igihugu bakibagirwa ko Nigeria ari igihugu cy'abambere oya ntabwo ari cy'abazimu cyambere gifite cyabazimu bakunda kuvuga ko ari amarozi kubera ko Nigeria haba abarozi benshi cyane ariko ntibamenye ko Nigeria ari abapantekote beza abaprotesta beza abarokore beza ikindi ni igihugu cya Afrika cyateye imbere kuko gifite abantu bize cyane kikagira n'abandi bantu bafite fake diplomes kirimo byose kirimo fake kirimo na original ariko abahanga dufite uyu munsi baba Nigeria bateye ubwoba Afrika uyu munsi abaramye dufite ibintu bona bari guhaguruka bari mu ma studio abantu nka Nathanael Basse n'abandi bose bubaha Imana bagendana n'Imana ni gute ushobora gufata igihugu kimwe ukakizingira mu bintu bipfuye biri ahantu ni nkuko umuntu ashobora kuvuga ngo yambona mvuye mu Rwanda ndika nigeze kujya muri Canada mubwiye ngo arambaza ngo you are from where ndamwe from Rwanda yari muri Ville d'Afrique Montréal arangije yigirayo ajya undi umugenosideri murabyumva noneho kuko yumva u Rwanda akumva ko umuntu wese w'u Rwanda ari umuki yakoze genocide ni kimwe rero ko babyumva kuri twe gutyo niko bakubwira ku bindi bihugu so tugomba kujijuka ikindi dufite umwuka wera nicyo Kristo nicyo kintu dufite ya Biblia avuga ngo donc abayobogwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana rero umwuka akora uko ashatse ramanukiye intumwa abantu bari baje guhagara amadini barabaneguye ariko ibyo ni bisanzwe ngo baravuga batari ko abantu basinze none se umuntu asindiye yasinze amerate kigana rasinze nibyo narasinze naragwaga ikintu wenda kigora abantu niba abantu bagurisha ibitangaza bakoreshejwe ukabona n'abandi batanabikoresheje ariko bagafata nko kugurisha abantu bego asanga ntago bihaye ubupfura wa muntu washoye gukorerwa ibyo bintu rero najya mbabwire ngo Imana yacu n'umukozi w'umuhanga turashimira ko Kristo ari muzima ariko turashimira data wohereje umwuka wera kugira ngo adufashe muri byose ikintu cya mbere iyo atangiye aha agaciro umwuka wera ntabwo ndigera mubona aha agaciro umwuka w'umuhondo cyangwa se w'umukara cyangwa se w'umutuku so nukuri Imana ihabwa icyubahiro sinzi icyo tugiye kwakira kuri bimwe dufite biturimo Kristo yaduhaye
situke Yohana yavuze ngo mwasizwe kera. Ushobora kuba umaze igihe kino ufite ibintu Imana yaguhaye ariko ntibibe unlocked, ntibisohoke ngo bijye hanze. Rero hari umuntu Imana isiga kugira ngo apfundurure cya kintu kiri ku buzima bwawe kiri imbere kijye hanze. Nibaza ko ari byo bihe Imana itwayemwo ubwoko bwayo. Amen. Murakoze.